ikintu cyangiza ubuzima iyo umuntu bivuze ahita yumva kurya, ahita yumva kunywa, ahita wumva gukora imyitozo ngororamubiri, akumva ko utariye utanyweye cyangwa se uriye nabi cyangwa ukanywa nabi ntukore imyitozo ngororamubiri aribwo ubuzima bwawe bwakwangirika. Ariko hari n'ibindi yego nibi byangiza ubuzima, ariko hari n'ibindi bintu by'ingenzi abantu bagakwiye kwitaho ukabireka cyangwa se ukaba wabiha agaciro bimwe na bimwe kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Hari ibintu rero byangiza ubuzima. Ikintu cya mbere cyangiza ubuzima, kutababarira umuntu waguhemukiye ni kimwe mu bintu byangiza ubuzima bw'abantu, kubera ko bigutera umunaniro ukabije, umunaniro nyine w'ubwonko ariwo twita stress nyine. Ntabwo rero bivuze ko wenda iyo ubabariye uba wibagiwe ibyo umuntu yagukoreye bitari byiza, ariko iyo ubashije kubabarira umuntu buriya wumva ubuzima bukomeje. Iyo utabashije kubabarira biragoye ko watuza, niyo ubonye wa muntu agusubiza muri cya kintu kiba umwibukiraho yagukoreye, kubera ko ntabwo urabasha kumubabarira. Iyo utarakira igikomere ngo ubashe kubabarira umuntu, ntabwo ubuzima bwawe bushobora kugenda neza, uhura na stress idashira. Wa muntu yakora ikintu, wabona umuntu umukwibutsa, ukumva usubiye muri bya bihe bitari byiza, ukumva urababaye cyane. Iyo ubashije rero kuba intwari ukababarira, kuko kubabarira ni ibintu bishoborwa n'intwari, ntabwo ari ibintu bishoborwa n'abantu babonetse bose. Burya ubuzima bwawe ubu burinze, ugira ubuzima bwiza. Wenda n'ubabariye hari icyo bimushimisha, ariko we ku giti cyawe kubabarira birakubohora, bikakuruhura umutima, ukabasha kurenga icyo kintu cyakubayeho, ukabasha gukomeza ubuzima bwawe umeze neza, nta gihato kirimo cyangwa se ikintu kiraho nyine gihora kigusubiza muri shoke cyangwa se kigusubiza mu bikomere bitandukanye. Ikindi kintu rero cya kabiri gishobora gutuma ubuzima bwawe bubiha cyangwa se ikikwangiriza ubuzima, ni ukubaho nta muntu wo guhobera ufite nk'uko nabivuze, ariko wa muntu uhobera ukumva urishimye. Guhobera biratandukanye. Nshobora kuza mujye mubona i Burayi cyane cyane no kwenda haje kino cyorezo cya covid, ugasanga nyine guhoberana ntibyemewe kubera ko bishobora gutuma dukwirakwiza icyorezo cya covid-19. Ariko muzarebe mu Burayi hamwe na hamwe ugasanga umuntu yashyizeho ati kumpobera ni ubuntu. Umuntu wumva ashaka umuntu wo guhobera azamuhobere, ukabibona. Ari n'amafilimi uzagenda ubonamo utuntu nk'utwo dusekeje gutyo babikora. Ariko buriya guhoberana ni ikintu cyiza, ariko uhobeye umuntu wumva wishimye, wa muntu uhobera ukumva biri kugukora ku mutima, kumva birakuruhura. Guhobera umuntu ukunda rero ukamugwamo birashimisha, nawe ubwawe ukumva uraruhutse. Uzarebe nk'iyo ufite agahinda uri kurira, umuntu akaza akaguhobera akagushyira mu gituza cye, ukamaramo akanya, ugenda utuza gahoro gahoro, ukumva uraruhutse, kumva by'ibibazo urabyiyibagije. Ni byiza rero ko wajya ugira umuntu uhobera. Niba ufite nk'uwo mwashakanye, ni byiza kujya unyuzamo ukamuhobera niba umufite, cyangwa se niba ufite umuvandimwe wumva ukunze cyangwa se umukunzi wawe, rwose ni byiza ko wajya ufata akanya ukamuhobera, ugafata umwanya wawe ukamufata mu kiganza, mukarebana mu maso. Nyuma y'iki cyorezo bwo mukanatembera mufatanye, ukamuhobera, ukumva nyine ushize urukumbuzi umuntu. Usibye rero kuba bifasha kubongerera urukundo hagati yanyu, binongera umusemburo wa oxytocin. Rero ni umusemburo dukunda kubabwira cyane. Uyu nguyu ni umusemburo bita uw'urukundo, burawongera rero. Uyu musemburo mu mubiri utuzanamo urukundo, ariko n'ibyishimo n'umunezero muri twebwe. Uyu musemburo wa oxytocin utuma umuntu anezerwa, ariko ukanongera urukundo mu muntu nyirizina, akabaho ubuzima bwe yishimye mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bwa wa munezero tutabasha guhabwa n'amafaranga n'ibindi byose. Wa munezero wo muri wowe, kwa kumwenyura, kumva nta mwijima uri muri wowe, kumva ufite inseko ku maso, umeze neza cyane. Hanyuma ikindi rero cyangiza ubuzima bwacu ni ukudasinzira amasaha ahagije. Ubusanzwe ubundi umuntu mukuru aba akwiye gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8 ku munsi. Gusa
muri iki gihe usanga abantu babasha gusindira aya masaha ari bo bake cyane, kubera ko hari nubwo bamwe wenda baba ari mu buriri ukagira ngo wenda ngo yaryamye izi saha arabyukiza, ariko akamara mu buriri nk'andi masaha ngahe ari gutekereza akazi, ari kuri social media ku mbuga nkoranyambaga, ari kwandika, ari kuganira n'abandi adasinziriye, kandi ruriya rumuri rwa telefone, rwa mashine, rwa televiziyo n'ibindi cyangwa se no kureba filime rwangiza ubwonko bwacu, rukananiza imitsi y'ubwonko, bigatuma noneho usinzira wanananiwe, ugasinzira amasaha makeya ntusinzire neza, bigatuma rero ubuzima bwawe bugenda bwangirika gahoro gahoro. Uzasanga rero kudasinzira bihagije bigira ingaruka nyinshi cyane, zirimo no kubyibuha cyane, umubyibuho ukabije, umunaniro ukabije, n'izindi zigiye zitandukanye, n'umutwe udakira n'ibindi bitandukanye, kubera ko utabasha kuruhuka ngo usinzire bihagije. Ikindi rero kiri mu bintu byangiza ubuzima bwacu, ubwo maze kubabwira bitatu, ikintu cya kane ni ukubaho nta nshuti ugira. Umuntu buryo ubaho mu buzima butagira inshuti usanga aba yiyicira ubuzima, kubera ko ahora yitekerezaho wenyine. Iyo ufite inshuti ugira abandi bantu bo gutekerezaho. Uzasanga rero akenshi uyu muntu yitekerezaho, akitekereza nabi, abantu baranyanga, njye singira uwo nsigira ibi, singira uwo ngira gute, ndisiga nkisanga, singira iki n'iki. Biroroha cyane kujya muri depression cyangwa se mu gahinda gakabije, biranoroha cyane kuba wakwigunga nyine kuko uri wenyine, ntabwo ubasha kubona umuntu uganire. Uzi kugira ikibazo ariko ukaba udafite umuntu w'inshuti wizeye wakwicara ukamuganiriza kagahinda kawe. Nta muntu ubaho mu buzima atagira ikibazo. Ashobora kuba ari ikibazo wenda ahuye nacyo mu kazi, ashobora kuba ari ibibazo biri mu muryango wawe. Uzi kubura umuntu uganiriza wizeye, uzi kubitsa ibanga wumva ryenda kuguturitsa umutima utabona umuntu uriganiriza, wumva wajya hanze ugasakuza uti kamvuga ibintu mve ko naruhuka. Gusa nanone kubera ko haje ikoranabuhanga, usanga abantu bakunda kurikoresha mu kuganira cyangwa se mu kwagura ubushuti bwabo n'abandi. Ugasanga nyine ufite umuntu wenda muganira ku mbuga nkoranyambaga, ushaka ko wakwandikira ukavugisha, ukamubwira inkuru zawe, ukamubwira iki mutarabonana. Mu Kinyarwanda rero baravuga ngo ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Muri iyi minsi ubona twaratwawe n'imbuga nkoranyambaga, ugasanga ntabwo twibuka kureba za nshuti zacu ngo tubona n'imbona nkubone, ubashe kuba wanamuhobera, wamungani uko twavugaga ko guhobera byongera umunezero, ubashe kuba wamureba amaso ku maso. Kuko hari igihe umuntu akubwira ngo ameze neza, akakubwira ngo nta kibazo, kubera ko muri kwandikirana. Buriya imbuga nkoranyambaga ntabwo umuntu azizera cyane, ari igihe avuga ati se naba ndi kumwandikira atari we ndi kwandikira, naba ngiye kumubwira kino kintu gikomeye atari we ufite ino telefone, atari we turi kwandikirana, kuko kwandika ni ibintu biri aho bisanzwe. Urumva bigatuma atirekura cyane ngo abashe kuba yavuga ikimuri ku mutima. Iyo rero ufite inshuti ushaka gusanga amaso ku maso, mukicarana mukaganira, mukungurana ibitekerezo, atari ku ikoranabuhanga gusa, biruhura umutwe wawe, bikongerera umunezero mu buzima, bituma ubuzima bwawe buryoha bukagenda neza kurusha ko twakwandikirana ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko hariya ntabwo uba wizeye neza ko umuntu uri kwandikira ari we wanyawe. Hari igihe uvuga ngo ese yaba atari we, ese yaba ari undi muntu uyifite, ese ibi namwandikiye yaba atari we wabisomye. Ariko umuntu iyo muri kurebana n'amarangamutima yo mu maso urayabona, niba kumva ko kaguteza amatwi, niba agahinda kawe kuko yifatanyije nawe, cyangwa ibyishimo byawe yifatanyije nawe, urabireba ku maso ye ukabibona, ukabasha kumva wisanzuye unezerewe. Ikindi kintu cya gatanu cyangiza ubuzima bwacu ni ukubaho utazi ukuntu ubuzima bwawe buhagaze. Mu buryo bw'ubuzima nyine, kwa muganga kujya kwipimisha ukabura aho ntuzi ko urwaye indwara iyi n'iyi, ushaka kuba wenda ibiryo urya bikwangiza kurushaho, ushaka gusanga wenda ibinyobwa ufata atari byo wemerewe kunywa kubera ko bidahuye n'uburwayi ufite mu mubiri wawe. Buriya rero kwangirika k'ubuzima bwawe hari igihe biterwa no kuba utazi ukuntu uhagaze ngo umenye uburyo witwara. Akenshi rero abantu bibuka kujya kwa muganga ari uko babanje kuremba cyangwa se bamenye ko barwaye, babonye ibimenyetso runaka, ariko nyine wakabaye waririnze mbere. Iki kintu kitubaho ntabwo twita ku buzima bwacu, ngo uve mu rugo uri muzima nta kibazo ufite utarwaye, ugenda ujye kwa muganga wabwire ati munkorere check up, munsuzume murebe umubiri wanjye ko nta kibazo mfite. Ugenda ujye kogesha amenyo,
atari uko uyarwaye gusa kubera ko umaze umwaka wiborosa ariko se urabizi ko amenyo yawe aba akeye, ugende wogesha amatwi, ugende wogesha amaso, hari ukuntu harimo ivumbi n'ibiki utareba neza, ugende wogeshe mu matwi bwabo ko urugutwa bwose bwahezemo kuva ukivuka na ryari busohokemo, ugende barebe niba umuvuduko w'amaraso bimeze neza, nta diyabete ufite, ibiro bimeze neza bijyanye n'uburebure bwawe, ibintu byinshi cyane bakubwire yongera iki, gabanya iki, umeze gutya, buriya ntabwo ushobora kwiburaho akarwara na kamwe. Niyo mpamvu ugomba kujya kwa muganga ukamenya se koko ndi muzima 100%, nta burwayi mfite cyangwa se ntabwo naba ndi mu byago byo kurwara indwara iyi n'iyi bitewe n'uko ubuzima bwawe buhagaze. Ibi rero nyine ugomba kubyitaho uko bikwiye. Niba uzi ko utajyayo, ubuzima bwawe rwose buri mu kaga, buri mu bibazo cyane, kubera ko uzasanga wenda nk'umuntu ukunda kujya kwa muganga ari nk'abagore wenda batwite cyangwa se iki, usange ntago twitabira kujya kwa muganga, nyamara byari ibintu bikwiye kuba twajyayo tukabasha kwirinda n'izo ndwara. Hari igihe uba ufite nk'umubiri ufite ibyago byinshi byo kuba warwara indwara iyi n'iyi, iyo muganga bikubwiye tumenya ngo ndagabanya iki kubera ko ndi mu bantu bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara iyi n'iyi. Ibi rero bijyana no kumenya icyo usabwa kwitaho bitewe n'icyiciro urimo. Urugero wenda nko ku bagore bari hejuru y'imyaka 40 baba bagomba kwisuzumisha kanseri y'ibere, kubera ko rero baba bafite ibyago byinshi byo kuba bayandura. Urumva rero bitewe n'imyaka urimo n'ikigero urimo, ushobora kujya kwa muganga akahita bakubwira ati mu bizami tugiye kugufata harimo n'iki ngiki, kubera ko abantu bo mu myaka yawe cyangwa se bafite ubwoko bw'amaraso nk'ubwawe bakunze guhura n'ikibazo iki n'iki. Ikindi kintu cya nyuma rero gishobora gutuma nyine ubuzima bwawe butagenda neza cyangwa se kukwangiriza ubuzima, usibye ibyo ngibyo byose maze kubabwira, ni ugusinziriza ubwonko bwawe. Ahangaha hari abantu bagize mu gihe runaka akumva ko byarangiye ko ubwonko bwe nta kindi kintu bushobora gufata mu mutwe. Usanga telefoni zaratugize ntabwo ukimenya ngo guteranya, umuntu arakubwira umubare woroshye 1000 bingahe guteranyaho 100 angahe n'iki, ukaba utabikoresha umutwe. Imitwe twarayiremaje, ubwonko bwacu twaraburemaje, ugasanga uhita ufata telefone ukajya guteranya. Ntabwo ushobora kongera ngo ukoreshe bwa bwonko bwawe uteranye mu mutwe nk'uko wabikoraga muri ya myaka wiga za mara n'ibindi byose no gukuramo no guteranya. Ugasanga ntabwo ushobora gufata nimero y'indangamuntu yawe mu mutwe, nimero z'abantu bawe ba hafi ntabwo uzizi mu mutwe, n'izawe hari izo utazi mu mutwe, ntabwo uzi nimero ya konti yawe mu mutwe. Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko ni ukuremaza ubwonko cyangwa se kubusinziriza. Ni byiza rero ko ukoresha ubwonko bwawe nubwo n'ikiruhuko aba ari ngombwa, ariko igihe ubonye akantu gashya ugashishikarira kukamenya, ukagerageza kwihata gufata mu mutwe ibintu runaka, ugakunda gusoma kugira ngo ubashe kuzamura intekerezo zawe, kubera ko buri iyo gusoma gusa tu, niyo wafata igitabo cy'ikinyarwanda gisanzwe kiri abana bigiramo ukagifata ukajya usoma kugira ngo wumve uburyo usoma, uburyo inyajwi zisoma, amasaku n'ibindi bitandukanye, binagenda bifasha ubwonko bwawe kugenda buruhuka neza. Hari no gusoma igitabo runaka kirimo inkuru nshyashya ushaka kumenya cyangwa se ubushakashatsi bushyashya cyangwa se ibintu bishyashya ushaka kumenya, nabwo n'ubundi buryo. Igihe rero ubonye akantu gashya uba ugomba kwihatira kukamenya, ukayigerageza nyine gukunda wenda gucuranga, ukiga gukora amanota mashyashya, gucurangisha igikoresho gishyashya. Si ngombwa kuba umuhanzi, ariko byibura uba ubizi biraho. Kwiga ururimi wenda rushyashya rwo mu bindi bihugu, kwiga gukora ikintu runaka, n'umushinga runaka, ni umwuga runaka, n'akarimo ko mu rugo runaka, no guteka inteko runaka cyangwa se gukora ikintu runaka mu binyobwa no mu biribwa, kugira ngo ugerageze guha ubwonko bwawe ikintu gishya. Ntuhure muri formule imwe, ndabyuka nkajya ku kazi nkagaruka nkarya nkaryama nkabyuka nkagenda. Ni ikihe gishya wunguka mu bintu ukora? Ni ikihe kintu gishya uba wasomye? Ni ubuhe bushakashatsi uba warebye? Mu rugo uba wize akahe kantu gashya kugakora, kugira ngo ubwonko bwawe burinde gusaza imburagihe. Jya wiha rero gahunda yo kwiga akantu gashya buri munsi kiyongera ku bintu wari usanzwe uzi. Byibura buri munsi wiga akantu kamwe. Nibitagukundira basi bitewe wenda n'akazi ukora, hari igihe mu kazi ukora ushaka kwiga akantu kamwe kajyanye n'akazi, hari igihe ushaka kwiga akantu kamwe kadahuye n'ibyo ukora, wenda k'imirimo yo mu rugo cyangwa se ko ku nshuti zawe cyangwa se ko kuki, akantu ubona kagufasha mu buzima cyangwa se ku mwuga runaka, ukavuga ngo uyu munsi burira amenye ikintu kimwe.
basi niba mu munsi bitagukundira avuga ngo iki cyumweru kigomba kurangira byibura hari ikintu kimwe nize. Ibyo rero bituma ubwonko bwawe bumererwa neza kubera ko ubu byiga nta gahato kakuriho kandi nyine bikazakugirira umumaro mu buzima bw'ahazaza. Naho bihuriye na kwa kundi mu ishuri uri kuboroka za shimi na za biology n'ibindi byinshi n'imibare n'ibindi bikomeye byose utabasha kumva na za fizike byose. Ahangaha kubera ko hari ibintu wize ku bushake ubishyizeho umutima bigenda bituma ubwonko bwawe bukora neza. Niba rero wari usanzwe ukora ibi bintu, ibi byose tumaze kubona, niba wari usanzwe uri umuntu udapfa kubabarira, tangira witoze kubabarira kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Niba rero wari umuntu ubaho nta muntu wo guhobera ngo wumve wishimye ufite, gerageza urebe umuntu ukunda, urebe umuntu wo guhobera. Ninde muntu nkunda numva nazajya mpobera nkumva ndanezerewe. Niba wagiraga ikibazo cyo gusinzira amasaha makeya, gerageza ujye ufata umwanya mbere yo kuryama telefone uyishyire kure, ubashe kuganira nabo mubana mu rugo, si gukina utuntu runaka tudasaba gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, hanyuma uryame kare kugira ngo usindire amasaha yabugenewe. Ariko nanone nturyamire. Niba nta nshuti wegiraga, tangira urebe mu bantu bayiba hafi, urebe umuntu muhuza, urebe umuntu mukunze kumvikana, utangire mu b'inshuti birushijeho kugira ngo ugire inshuti ushobora kuba waganiriza. Cyangwa se niba ntayo, utangire no mu mukunda kuganira ku mbuga nkoranyambaga, urebe inshuti mwajya muganira. Niba uri mu bantu babayeho batazi uko ubuzima bwabo buhagaze, ndakwinginze tangira wige kujya kwa muganga utarwaye. Ugende ubabwire ngo ngiye wenda ndashaka kumenya ubwoko bw'amaraso yanjye, icyo kibi ntambwe imwe. Usubireyo ubutaha ndashaka ko munsuzuma mukareba ko nta burwayi mfite, bagufate wenda ibizami ibi n'ibi bakubwire n'ibi n'ibi. Nusanga hari uburwayi ufite utangire kwiyitaho, nusanga uri mu byago byo kurwara indwara iyi n'iyi umenye kwiyitaho. Ikindi, niba uri mu bantu basinziriza ubwonko, bafite ubunebwe bwo kwiga ibintu bishya, batinya ikayi, batinya gusoma, batinya ibindi, tangira nawe wisubireho rwose, urabukoze cyane.